ibibyimba bisa nk'ibyo mwari mufite. Kabiri, mufate izahabu mucuremo imbeba kuko arizo zakwirakwisha ibyo bishyuta n'ibibyimba. Yes. Tugiye gusenga. Ndagira ngo dusenge. Nimurangiza mufate amaturo. Mufate amafu. Mufate kandi gasanduku ku ruhande. Mushiremo. Nimara gushiramo muyitereke imbere y'isanduku y'Uwiteka. Nimubikora gutya izabareka mugwa amahoro. Nimutabikora izabarangiza. Niko umupfumu wabo yababwiye. Ariko Imana yarabanje guhigira Budodomu umugisha mbere. Iyi Imana igiye kuza yikoreye. Iyi Imana igiye kuza izazanye ubuzima. Bibiri ngo ibakigera mu mbuga twa nakoni ngo uza yiri imbere isanduku y'Uwiteka ari kugenda abyinira Uwiteka ngo inka ziratsikira ngo uza ajya kuyiramira ngo Imana imukubita umugeri agwa hasi. Ariko mbabwize ukuri nta iyo uza dapfa Budodomu ntabwo ari kuvugwa. Iyo uza dapfa ubundi Budodomu aba abigisha tumuvugaho gakeya. Mana we tuzabirambura ubutaha. Tugiye gusenga. Birabangwa nuko Budodomu yavuzweho ari uko uza amaze gupfa. Umwami Dawidi yamutekerejeho uza amaze gupfa. Hari ibintu bigiye gupfa ukinjira mu mugisha wawe. Dusenge. Reka ntangire nkwifuriza ibihe byiza wemeye gukurikirana umuryango wacu mugari. Kankwifurize komeza kugubwa neza mubwira ngo amahoro y'Imana nakomeze abane nawe ahuherereye hose, waba uri mu ntara enye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se uri mu mujyi wa Kigali. Kankwifurize kugubwa neza kandi Imana ikomeze iguhe umugisha. Nanagusaba niba ari bwa mbere ugeze hano utera agatebe maze wumve icyo umwuka agiye kubwira itorero, unakande subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Abantu bari mu ntara ya gatandatu cyangwa se diaspora igota masimbi nimukomere mwamfura mwe namwe Uwiteka akomeze abandebere icyoroshe abahundagazeho imigisha ye itagabanyije. Dukomeze kugira tubashimira cyane urukundo ndetse n'ubugwaneza mukomeje kugenda mutwereka n'ukuri mwumve ko tunezerewe kandi dutewe ishema namwe rwose. Imbere ya kamera tuhafite mutumishi cy'uyu muto gifite amavuta, gisenga, ugikorera Imana, ugihanura kandi ugihagaze mu mavuta y'Imana. Komera cyane mukozi w'Imana. Mukomere cyane. Gerageza wongerejwe pe, turabizi neza kwivugira cyane. Rwose nibyo. Nari mvuze ngo nibakomere cyane. Yego. Amahoro ya Kristo abane nabo. Nawe kandi muhorane. Yego. Mumeze neza. Turashima Yesu cyiturinze. Turakomeye kandi turakomeje. Yego. Nukuri hanyuma muraza kwihangana mwongerejwe kuko ntabwo ni kubumva neza. Hanyuma ari nk'umuntu wabugeze hano bwa mbere akaba atazi umuntu tugiye kubana nawe, ndagira ngo dutange twibwira abadukurikiye kugira ngo tuze kubana tuziranye. Hanyuma nk'umuntu mbonye ari ubwa mbere, mazina Ntakirutimana Elia. Yego. Ndo umugabo mfite madamu n'abana. Mane duhana umugisha. Nukuri duteshima nawe uyu munsi. Amen. Hanyuma rero ntizimbye mu magambo ndagira ngo mbanze ngusabe ubanze uturagize Imana kugira ngo ubutumwa cyangwa se ijambo ry'Imana ugiye gutambutsa rize kuba riyobowe n'Uwiteka. Nukuri ni mujejuru. Mana ifite imbaraga. Mana seno me fola wa shatobe na sifona dry. Hela wa shatola winima. Melo sta sifona dry. Mana rimese n'ijuru nta moye dishizeho, nta n'umufundi yakoresheje, ahubwo muririmbye yararimbye abanga yitegetse biraba, nivuze ibintu birakomera. Imana ihimbazwe. Aya masaha tugiye gutangira aka kanya turavuze ngo Imana n'Umwana n'Umwuka wera. Binome nostamene hodermone stazomene vonedro lele totitazola wa shatobene kotawinima. Las Imana izibane natwe. Nemereye kubera Imana mikoro iza yirangururire. Amen. Ivuge kandi ikore ku bantu bayo. Cyo dukubisa hasi ni daimoni ndabimenyereye. Daimoni kiroso ukurapuma abantu ibyo bumvishije bakumva ntibumvire. Bakumva ihumure ry'Imana ariko bagumya ugashidikanya ngo turamumenaguye kuri muri aya materaniro. Duhamagaye Imana kugira ngo isibane natwe. Imana izidushoboze kandi none adutangiye. Imana itano amestazola wa shatobene kotawi edo benestifo pelostazola sinima las. Ibane natwe muri byose. Aba bantu tugiye kubana
ubahembure Yesu, abari barwaye bakize. Haleluya, Imana himbazwe kandi habwe icyubahiro. Turayishimiye ko yumvishe gusenga kwacu. Tujye gutangira tanyana natwe mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha kweri kandi ndahezagiwe, wakiriye ndahezagiwe. Ndumva twasoma ijambo ry'Imana, numva Imana ishize ku mutima wanjye, ari kurimo message y'umuntu umvira ururimi rw'ikinyarwanda n'uba azagisemurira. Ndashaka dusoma ijambo ry'Imana, dusoma mu gitabo cya Samuel cya 2 ibice 6, hanyuma umurongo waho turahera kuri 6 twumve icyo havuze havugana natwe. Haravuze ngo bageze mu mbuga ihurirwamo ya Nakoni, uza arambura ukuboko kuramira isanduku y'Imana kuko inka zari zitsikiye, maze uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa uza, Uwiteka mutsindaho, amuhoye icyo cyaha cye, agwa aho ngaho iruhande rw'isanduku y'Imana. Dawidi ababazwa nuko Uwiteka asumiriye uza, niko guhimba aho hantu Perusuza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka, nuko aribwira ati isanduku y'Uwiteka yaza iwanjye ite. Dawidi yanga gukurayo isanduku y'Uwiteka ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya ayicyura mu nzu ya Ibudodomu w'umunyagati. Imara mu nzu ya Ibudodomu w'umunyagati amezi 3, kandi Uwiteka aha umugisha Ibudodomu n'abo mu rugo rwe bose, amen. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shimira Imana. Reka mbasabe mumfashe Bibiliya. Nta kibazo, n'uyu n'umurimo mwiza, Imana ikumpera umugisha. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Uwiteka ashyize ku mutima wanjye, ririmo message cyangwa se ubutumwa. Rivuga ngo aya mezi 3 atarashira Uwiteka ageze ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Uwiteka ageze ku buzima bwawe. Mu yandi magambo, hari abari baguhaye iminsi, hari dayimoni zazaguteye ubwoba kugiye gupfa, humura ntago uri bupfe kuko Imana iserutse kare kandi hageze mbere y'ibintu byari byaguhigiye. Imana ihageze mbere, Imana ishimwe. Hanyuma iri ni ijambo ryiza dusomye, Imana ihimbazwe. Aya mezi 3 atarashira Imana igeze ku buzima bwawe. Imana ihimbazwe ko Imana igeze ku buzima bwawe. Dushimiye Imana kiyije, ntago yita ku minsi wari umazemo, ntago yita ku bibazo wari ufite, ahubwo yita ku kizanye cy'igisubizo, kandi iyise ahantu yageze ibintu biramenyekana. Imana ihimbazwe. Kandi Bibiliya itubwiye neza ku nkuru z'umugabo witwa Dawidi, itubwiye no ku nkuru z'umugabo witwa Ibudodomu. Kabiri itubwiye ku nkuru z'umugabo witwa Uza. Imana ihimbazwe. Tugiye gusenga. Ndashaka ko nsanza gusengera abantu b'Imana muri aka kanya, tugasenga dusengera muri iri jambo. Imana ihimbazwe. Haleluya, Imana ishimwe. Aya mezi 3 atararangira hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Icyama abantu turi kumwe muri aka kanya bakanyumva bakumva ko ari message mbazaniye. Imana ishimwe. Bibiliya itubwiye uza, ariko iza kuvuga Ibudodomu hirya gatoya. Kuki Ibudodomu ari uvuzwe mbere, uza akavuga mbere, akavuga Ibudodomu avuzwe nyuma, uza akavuga mbere. Mu yandi magambo, uza niwe wari uzwi, Ibudodomu ntago yarazwi. Mbibutse ninza kuva ku nkuru za Ibudodomu, ndabanza nzihere banyaga isanduku y'Uwiteka. Hari ibintu wari waranyazwe, aya mezi 3 atararangira Uwiteka agiye kukugarurira. Hari icyubahiro wari waranyazwe, aya mezi 3 atararangira Uwiteka agiye kukugarurira. Haleluya. Imiryango yari yaragutaye muri aya mezi 3 atararangira Uwiteka kugarura agaciro waranyazwe n'imiryango. Muri aya mezi 3 atarashira hatopita zola belazo mewa shato benasima heloze no mefo edo benas. Aya mezi 3 atarashira hari ikintu Uwiteka ko azakigiye kunezeza umutima wawe, kandi nawe utavuga kizivugira. Imana ishimwe. Ibudodomu kugira ngo avugwe nuko uza banje gupfa.
akosubwo uranyumvishara umuntu turi kumwe aranyumvisha ubwo ngubwo ngo hari ibintu bigiye kubanza gupfa hanyuma ugahabwa agaciro kawe hari ibigiye gupfa ukakira ubuzima hari ibigiye gupfa wakira icubahiro hari ibigiye gupfa ukizwe kuko ukizwa byari byaranze hari imbaraga yari gutsikamiye hari imbaraga mbese yagukamuraga ariko izo mbaraga Imana igiye kuzica kugira ngo nawe ukizwe byemere dobe vone staso lasini fo pelosta olas haleluya Imana ishimwe kugira ngo hari imbaraga Imana izanye zije gutsikamira ibyari bigutsikamiye nawe ukakira ijambo hari imbaraga mbibutse nusomera ijambo ry'Imana uraza gusanga inkuru z'umugabo witwa nabangiye kure cyane reka duhere banyaze isanduku barayinyaze bayijyana mu Bafilisitiya bayigejejeyo Bibiliya ivuze neza ngo Abafilisitiya bagejeje muri Ashidodi ngo bakora ikosa ryo kugiranya Imana isanduku y'Uwiteka na Dagoni ubu hari abantu bafashe Imana dusenga bayigiranya n'ibigirwamana ariko bisubiwemo muntu nkurikiranye wowe wasenze Imana wowe wavuganya n'Imana wowe wigeze yabwira ugusengera akanyarira bikemewe wowe yabwiye bikemewe gusengera ukisengera wasengeye ku mazi byumba bikemewe wowe wasengeye bangu gutabana bikemewe wowe wasengeye ndabirambe bikemewe Imana ikavugana nawe hagurukirwa n'ijambo yakuvuzeho hayiwe Imana irahagurutse ku buzima bwawe nibyo wararenganye urarenganywa uradandabirana Imana yagukirwa kuza kukurenganura kuko Imana ihagurutse ku buzima bwawe Imana ihimbazwe hello belosta zola bela sifone dra pelosti witando bene kota Biblia irabangwa nuko ngo bamaze kwinyaga bayitereka imbere y'imikirwamana cyitwa Dagoni ngira ngo nza gusenga mu kanya kandi ndashaka kuza gusengera abantu b'Imana umuntu wese turi kumwe ndashaka kuza kumusengera muri aya masengesho Imana ishimwe Biblia ivuza neza iravuza ngo nuko Yesu ashimwe iravuza ngo nuko bayimaze kuyirambika muri ako kanya ngo uwo munsi nibwo Imana hagurutse umuhanuzi adahari urahari babyumvishe ngo uwo munsi yarwanya urugamba rukomeye Imana ije kugutabara ntibisaba Loni ntibisaba Croix Rouge ntibisaba imiryango ifasha imbabare pamu ahubwo umuririmbyi yararirimbye ngo iyo yaje iba yaje Imana ihimbazwe ko Imana yaje iba yaje ngo utumweho wowe warunkurikiranye muri aya materaniro wowe warunteza amatwi nari ngutumweho ngo Imana ije ku buzima bwawe Imana irahagurutse hagurukijwe nawe aya mezi 3 atarashira Imana itanze imbere ibyari byaguhagurukiye umva mvugane nawe halasili will hold them all pela sala we live on the throne henome la cinema reka mvugana n'uyu muntu ari kuburana yaburanaga urubanza bakarugura Imana ije kukuburanira kuko Imana ihagurutse Imana irahagurutse hari ikintu cyo gukora ku buzima bwawe haleluya Imana ishimwe mvuganya n'uyu muntu ari kuburana urubanza akarutsindwa akaburana kandi yarari mukuri ariko byari byaranze Imana ihagutse ku buzima bwawe kugira ngo ikuburanire haleluya Imana ihimbazwe Biblia iravuze ngo nuko ngo Abanyashidodi ngo isanduku y'Uwiteka icyagira bafata Dagoni bayishyira imbere y'isanduku y'Imana Biblia bangwa nuko bakimara kuyashyira Biblia bangwa Imana iza mu gicuku cya nijoro Imana ihimbazwe ko yitamuruye iza mu gicuku cya nijoro ngifata Dagoni itu ibibyimba bisa nk'ibyo mwari mufite kabiri mufata izahabu mucuremo imbeba kuko arizo zakwirakwisha ibyo bishuta n'ibibyimba tugiye gusenga ndagira ngo dusenge Biblia iravangwa nuko nimurangiza mufata amaturo mufata amafu mufata kandi gasanduku ku ruhande mushiremo nimara gushiramo muyitereka imbere y'isanduku y'Uwiteka nimubikora gutya izabareka mugwa amahoro nimutabikora izabarangiza niko umupfumu wabo yababwiye ngo bahita bigira inama ngo barabikora barayambutse Imana ibagwa amahoro ntiyabica hanyuma ijambo twasomye soza ijambo twasomye ryatubwiye ngo bari bavuye kuzana iyo sanduku ariko Imana yarabanje guhigira Budodomu mu gisha mbere iyi Imana igiye kuza yikoreye iyi Imana igiye kuza izanye ubuzima Biblia ngo bakigera mu mbuga twa Nakoni
ngo uza yiri imbere isanduku y'Uwiteka ari kugenda abyinira Uwiteka ngo inka ziratsikira ngo uza ajya kuyiramira ngo Imana imukubita umugeri agwa hasi ariko mbabwize ukuri nta iyo uza adapfa Ebudodomu ntabwo ari kuvugwa iyo uza adapfa ubundi Ebudodomu aba abigisha tumuvugaho gakeya Mana we tuzabirambura ubutaha tugiye gusenga birabangwa nuko Ebudodomu yavuzweho ari uko uza amaze gupfa umwami Dawidi yamutekerejeho uza amaze gupfa hari ibintu bigiye gupfa ukinjira mu mugisha wawe dusenge yego Imana ifite imbaraga Imana ifite ubushobozi Imana se umwami wacu Yesu nari nsengeye abantu bari badukurikiye imbaraga zawe zibamanukire imbaraga zawe zibakoreho aya mezi atatarashira uvuze ko hari ikintu uje gukora ku buzima bw'umuntu wese w'umukiranutsi elado la sala wini stazo la bevo pela sala wini vana dry ndagushimiye ngakigaza cyane kibakoreho mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti amen amen ndagushimiye cyane mukozi w'Imana kandi ndumva nyuzwe naryo nukuri nubwo imvura idutengushika bitangiye kugwa ariko reka ngushimire amen Imana igumugisha unyizeze ko ubutaha nitugutuma uzongera kandi ukagaruka nta kibazo okay Imana yo mwijuru igumugisha hanyuma hari nk'umuntu wabifuza nko kuba yasengana nawe yakubona gute mu buryo bworoshye hanyuma yajya kuri 078 5 yego 7 078 5 7 yego murakoze Imana iguha umugisha hanyuma reka nshimira abantu mwese muri mudukurikira mbabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka cawo Imana ikomeze ibandebere icyoroshye mwamfura mwe